bashaka kugira ngo abashe gutambutsa ubutumwa bw'Imana nk'uko yabuhamagaye. Ariko nanone ntitwibagize ko hari abandi bari babyihishemo, bari bahari babyihishemo. Ni nako bavuga ngo abagenda bayemba nibo baduteje akaga, ko burya utagira ngo nubwo ibi byabaye bose niko bari bameze, ahubwo ngo abumwe agatukisha bose. Abo ngabo rero bisa nkaho baba bagishyizwe igorora, kuko niyo mpamvu ndi kuvuga ngo tugomba gusenga cyane, ahubwo tukambara n'imbaraga. Nimba bari batwihishemo, bari babuze uko babikora ku mugaragaro kuko byari bitarakunda, ahubwo bagiye gukorera ibishuko bakaza nk'abantu bagaragaje ibikorwa byo gufasha. Iyo baje gutyo rero bakaza bazanye ibyo bikorwa runaka, iteka icyo bashaka bakigeraho. Impamvu nari mvuze ngo abo baturanyi bacu babyemera ntabwo ari ukubatekerereza, hatabayeho gusenga bazashukishwa byinshi. Kandi noneho tubonye n'umubano w'u Burundi na Kongo, aho ngaho twashyiraho akabazo tugakomeza, ntabwo ari ukubyinjiramo cyane. Urakoze cyane. Aho ni mu mbonye yawe twageze Uganda. Iyo witegereje ubona Uganda izakira ririya dini rikorera Satani ku mugaragaro, apana bya bindi bavuze. Ubona reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese. Reka tubifurize kugubwa neza kandi mugubwe neza cyane. Kristo Yesu abagirire neza. Imana y'amahoro rero ibafashe kandi ibashyigikire mu izina rya Yesu Kristo. Hanyuma nk'uko mubibona aha ngaha kuri kamera turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho neza. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe cyane. Amakuru y'iminsi pastor? Turaho. Imana y'amahoro rero ikugirire neza. Mbere yuko tuganira uyu munsi tugiye kuganira ku bintu byubaka umurimo w'Imana, ndetse kandi n'ibintu bisesenguye kugira ngo abantu b'Imana bamenye iyo tuva nayo turi kwerekeza. Reka ngusabe kugira ngo mbere kugira ngo dutangire, kuko abantu bamaze kukumenya, ni Reverend Pasteur Camarade Pascal. Reka ngusabe kugira ngo bazusenge Imana ubundi dutangire. Reka munyemerere dusenge Imana. Mana mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza, urahambaye, urwera wa Isiraheli. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Twongeye kugushima ko waturinze, watubereye Imana n'umutabazi, wabaye ku ruhande rwacu tugirira neza. Mu mbaraga zawe no mu bubasha bwawe twongeye kugushima ko wemeye kutugeza ngaha kugira ngo tuvuge ijambo ryawe. Bana natwe mu izina rya Yesu, tukugirire umugisha kandi dusengeye ubwoko bwawe, abarwaye, abashonje, abarwaje, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, abarembejwe n'indwara, barembejwe n'ibyorezo ndetse n'amadeni, bose turabasengeye mu izina rya Yesu kugira ngo buri wese aho aharereye ari haraguhamagara umwumve kandi umwitabe, umusubize, umugirire neza. Uyu mwanya rero bana natwe mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo twiyobore, ahubwo imbaraga zawe zigaragare zibane natwe. Dukomeje guheza imigambi ya Satani kugira ngo umwuka wera w'Imana aganze kandi akora imirimo n'ibitangaza. Urakoze rero mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Mikoro urayigira neza. Yes. Hanyuma umaze gusenga Imana ndetse unasaba ko Imana iri buze kubana natwe muri iki kiganiro. Uyu munsi none naguhamagaye nk'umuntu w'umukozi w'Imana, ariko nanone udushobora gusesengura ukamenya amakuru hirya no hino. Iyo bavuze ngo Imana, iyo bavuze ngo ikizira kinje ahera, ubundi bishatse gusobanura iki umurimo w'Imana? Umurimo w'Imana icyambere ni nko gutakaza imyizerere, kugira ngo wenda umuntu bisobanure bise nkaho byumvikana. Iyo bavuze ngo ikizira cyamaze kwinjira rero, iyo bashatse kuvuga ngo imyizerere iranga umukristo iba yararangije kuvaho, haje indi myizerere ya Kristo. Aho ngaho rero niho bavuga ngo ikizira cyamaze kwinjira. Imirimo itagikorwa
batagendeye ku ijambo ry'Imana, aho abantu bakiyobora bakora ibyo bumva bishakiye, mbese ntibakiyoborwa n'umwuka wera, ahubwo baba basigaye biyobora ubwabo. Burya ntabwo ikizira cyaza kitazanywe n'abantu, kandi n'abantu nibo bashinzwe kuba bagikuraho. Urakoze cyane, yenda abo turi kumwe baragenda barushirizaho kubyumva kandi babyumve neza. Ndagira ngo mbabwire ngo impamvu naguhamagaye kubw'inkuru nabonye ikankura umutima y'idini ryaje rya Satani. Noneho bajyaga babivuga ukumva ari ibintu biri mu ibanga, ariko mu kanya nagira akavido ndakakweretse, nanjye nabibonye, natunguwe n'ukuntu koko ari ibintu biri gukorwa ku mugaragaro, abantu bose bari aho korari yambara ubusa ikaramya ikanahimba, aho babatizwa banywa amaraso bagenda bayacira hirya no hino, bakora imihango mbese itandukanye. Urabonamo utuntu tumeze nk'utwabya, urabonamo ibintu bisa naho ari ibintu utamenya ubwoko bwabyo. Naguhamagaye umaze kubona idini riri hano hirya Igoma hafi n'umupaka w'u Rwanda, kandi wumva mu mivugire yabo bavuga ko bafite gahunda yo gushinga ayo madini yabo mu biyaga bigari, ahantu hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Narangiza nkibaza ntese uyu munsi ko mbona iri dini riri kuza kandi hariho gufunga amadini atujuje ibisabwa, aho ntiryaba rije kugira ngo ryihishe muri uwo mujyo, cyane ko abakozi ba Satani nyine banashukisha abantu amafaranga. Ese iyo urebye urabona mu by'ukuri abantu b'Imana batagiye guhita babigenderamo ibi bintu? N'ubundi haragenda bamaze kugenda, gusa bazajya bihangana bazabegera. Yego, rimwe na rimwe hari igihe vuga ariko bagashyiramo n'imigani, ntabwo ari uko ariyo mba mpaye agaciro, ahubwo ni ko umugani ugana kariho. Bajya bakunda guca umugani bakavuga ngo uzi icyo ashaka ntatora icyo abonye. Kuba abantu bazayajyamo n'ubundi yari ahari, ariko wenda afite iyo mikorere itandukanye n'iyo iryo ngiryo ryagaragaje. Iryo ngiryo nawe ntiwabibonye wenyine kuko wampamagaye, ariko nanjye wampamagaye ndi kubyibazaho ukuntu iryo dini ryaje, kuko ntabwo navuga ngo ni itorero, iryo ni idini, rikaba ryaje ku mugaragaro, rigafungura bakaryemerera, rikaba ryafunguye imiryango, rikabatiza abantu, bikagaragara. Rero ni ikigaragara ko hatabayeho imbaraga zo gusenga, biragoye muri iyi minsi, biragoye, kuko iyi minsi ni iminsi mibi, aho abantu bari kwimura Imana mu mitima yabo bitewe n'ibiri kubabaho. Burya abarokore hari ukwizera, hari no kwizezwa n'ibimenyetso. Abenshi abarokore barizera, ariko ntabwo navuga ko ari ukwizera guhamye, ahubwo bizezwa n'ibimenyetso, bizezwa n'ibyo babonye. Iyo babonye bya bindi byatumaga bizera bitagihari, batukwizera. Rero uwo muntu bataye ukwizera, inzira yose wamuyoboramo hatabayeho imbaraga z'Imana yose yayijya mu gusenga cyane, ndetse no guhamagara Imana, ahubwo Imana ikaturengera. None ko mbona iri dini ryashinzwe n'abitwa ko ari abapasiteri, nta mpungenge mufite ko bamwe muri mwe bafungiwe amadini baza kwijandika muri ibikorwa bya shitani, bavuga ati yenda kumbure ni nabyo isi ikeneye, cyane ko n'abariya ngo bari basanzwe bakorera Imana, ariko bafashe icyemezo cyo gushinga idini rya Satani rikora mugaragaro, kandi basenga bambaye ubusa. Nimba navuga ngo gusenga, nimba ibikorwa byabo babikora bambaye ubusa, ntabwo ari ugusenga. Bisobanuye ngo bazabona abantu benshi, kandi dufite n'abantu benshi bagiye batera induru bavuga ngo bakeneye kuririmba bambaye mini. N'uyu munsi harabo tubona biyambika ubusa kandi mu ngo zabo bambaraga neza. Ese ntabwo bihangayikishije, cyangwa se we ntibyaguteye ubwoba cyane ko bafite imyemerere cyangwa imyambarire isi yari ikeneye? Kuko nimba nabyita gusenga, bari gukora korari z'abantu bambaye ubusa, kandi abantu nabo bakeneye kugenda bambaye ubusa, bisobanuye ngo bazabayoboke benshi. Ese murabona izi ntama z'Imana muzazigarurira he? Aba bapasiteri benshi batujuje ibisabwa ko barafungiye insengero, mubona muri kubagarurira
rugamba mu gusenga ndetse cyane kuko ntabwo navuga ngo ntibazagenda kuko n'ubundi bamwe na bamwe sinarinzi ko bahari ku ijambo ry'Imana niko rivuga riravuga ngo hari igihe mubona abantu bambaye uruhu rw'intama ariko imbere ari amasega aryana. Ibyabaye ntabwo bizabuza gukorera Imana gukorera Imana, ahubwo azisanisha n'ibirigezweho cyangwa se n'ibiriho bashaka kugira ngo abashe gutambutsa ubutumwa bw'Imana nk'uko yabuhamagariye. Ariko nanone ntitwibagize ko hari abandi bari babyihishemo, bari bahari babyihishemo. Ni nako bavuga ngo abagenda bayembayemba nibo baduteje akaga, ko burya utagira ngo nubwo ibi byabaye bose niko bari bameze, ahubwo ngo abumwe agatukisha bose. Abo ngabo rero bisa nkaho baba bagishyizwe igorora, kuko niyo mpamvu ndi kuvuga ngo tugomba gusenga cyane ahubwo tukambara n'imbaraga. Nimba bari batwihishemo bari babuze uko babikora ku mugaragaro kuko byari bitarakunda, ahubwo bagiye gukorera ibishoboka byose kugira ngo bashyiremo imbaraga ibyo nabo bashakaga ko bageraho babigereho, kuko n'ahandi byatangiye kuhajya. Birasaba ikirere, biradusaba gusenga cyane no guhamagara Imana, kuko ku bwacu ntacyo twakora. Hari abantu bafite amarara y'iby'isi babikoraga wenda mu bwihisho, none urabwira ko uwo mugore wambaye ubusa waririmbye yambaye ubusa, nimba ari no kuririmbana n'umugabo wambaye ubusa, ikiri kereka wenda simbizi nimba bihangane nkoresheje ijambo n'ikinyarwanda, kereka nimba bazabagira inkoni, kuko nimba ari bazima nta kindi kizakurikiraho, ntibazava naho ngaho, kuko nta kizaba kibabuza, nta n'ikizaba kibitambika imbere. Ndi kumva rero ari ugusenga cyane kugira ngo abo ngabo waruvuze bafungiwe isengero burundu, bari barimo batarahamagawe n'Imana, barihamagaye cyangwa se barahamagawe n'iby'amarari yabagambiriye, kugira ngo nabo batazatuzanira akaga karushije ako twari dufite. Guhamagara Imana yonyine niyo kuturengera kugira ngo ibyo bintu ni Imana yo kuturengera kugira ngo ibyo bintu bikurweho. Nyakubahwa Pastori, umaze kuvugira ubutumwa nko mu bihugu bingahe? Ntabwo wenda naba ngiye kubivuga umubare, oya, ibi bihugu twegeranye birenze bitatu. Nimba birenze bitatu byanga byakunda, Burundi burimo, u Rwanda rurimo, Uganda irimo. Iyo witegereje mu mbone yawe ko bafite gahunda yo gufata aya mashami yabo bakayashyira mu ibi bihugu byegeranye na Kongo, twibutse ko bari hano i Goma, nicyo gihugu bashyikiyemo. Urabona mu by'ukuri u Burundi buzabakira? Nkawe nk'umukozi w'Imana wahavugiye ubutumwa, ubona abarundi bazakira ari radiyo? Bazabakira cyane ko abarundi nzi ko bayoborwa na mpwemu yera, bavuga ngo ni mpwemu yera, koko mu by'ukuri bazagera ku rwego rukwemerera bari abantu kwinjira. Cyambere cy'ibanze bari abantu iyo bagiye kuza mu mikorere yabo ntabwo baza bakwereka visa z'ibyo bagiye gukora, baza bashaka ibihugu bikiri hasi mu bijyanye n'iterambere, bakaza bashoye amafaranga mu bijyanye n'iterambere. Erega twe kuvuga hamwe gusa, ahubwo dusengere hose. Oya, njye ndashaka kugira ngo impamvu nabanje kukubaza ibihugu waba warakoreye mu Imana, ndagira kuko buri gihugu kigira umuco n'uburyo cyemeramo n'imyemerere yacu. Ntabwo aho mbivuze nk'ugendeye ku myemerere y'abarundi, bambabarire si no kubavugaho, ahubwo mbivuze bitewe na strategy aba bantu bagiye kuzajya bakoresha. Ntiwambwira uburyo bahereye muri Kongo kandi tumva ko harimo intambara, wabanza ukibaza impamvu yabyo. Impamvu baba bahereyemo ni nk'igihugu cyaba kiri, reka bivuge gutyo, kiri mu ko bakaza nk'abantu bagaragaje ibikorwa byo gufasha. Iyo baje gutyo rero bakaza bazanye ibyo bikorwa runaka, iteka icyo bashaka bakigeraho. Impamvu nari mvuze ngo abo baturanyi bacu babyemera ntabwo ari ukubatekerereza, hatabayeho gusenga bazashukishwa byinshi. Kandi noneho tubonye n'umubano w'u Burundi na Kongo, aho ngaho twashyiraho akabazo tugakomeza, ntabwo ari ukubyinjiramo cyane.
urakoze cyane. Aho ni mu mbonye yawe twageze Uganda. Iyo witegereje ubona Uganda izakira ririya dini rikorera Satani ku mugaragaro, apana bya bindi bavuze. Ubona koko Uganda ishobora kuzabemerera? Izabemerera nuko mbyumva, abantu ntibantera amabuye, ntacyo nabo bafite uko babyumva. Kuko nagiye nkomeza kuguhereza ingero zigiye zitandukanye. Uganda ni nini kandi harimo amoko menshi. Ayo moko menshi ntabwo amoko yose arimo ahuje imyizerere. Kuba adahuje imyizerere wasanga ahubwo hari n'ibyari bijyanye nk'ibyo ariko wenda bitakorwaga mu Rwanda. Umve neza, wasanga hari byari bijyanye n'ibyo mu bijyanye n'imyambarire, reka mbivuge, bitewe n'ubwoko bwinshi bugiye burimo kandi ari igihugu kinini, ariko bitari bwajye ku mugaragaro. Ndumva rero bazajya bagenda bifashisha mwene utwo duce kugira ngo base nkaho icya mbere bazakoresha ni ukureba igihugu icyo gikeneye. Icya kabiri bagende bareba ubwoko bakisanisha nabwo bitewe n'imyemerere cyangwa se n'umuco w'ubwoko. Uganda rero kuba harimo ubwoko bwinshi budahuje imico, ndumva bazareba nk'agace runaka kazemera iyo myizerere kugira ngo bijya gusa n'umuco. Niyo mpamvu uvuga ngo nabo basengera hatabaye imbaraga z'Imana nabo bizaba. Ntabwo ibintu byoroshye. Imana amahoro dutabare. Twumvishe iby'abatinganyi biraza bigerageza gushaka kwinjirira umurimo w'Imana, ariko bigeraho tubona ko bibaye nk'ibicitse intege. Ariko ibi ngibi byo sinzi imbaraga zizadukura imbere yabyo, sinzi n'icyo tuzakora kugira ngo mu by'ukuri ibi bintu bigiye kutujyanira abacu ndetse n'ibyacu. Kuko tubibona turabona bafite imbaraga nyinshi kandi bafite urushuko rwinshi cyane. Niyo mpamvu dushaka kugira ngo abantu basobanukirwe kandi babimenye. Reka rero noneho nkwakire, nari nakomeje kubaza ibibazo byinshi kandi nawe ufite iby'Imana yakubwiye ugomba kuza kutubwira, utanga impanuro zawe. Ahasigaye tuze gusoza. By'Imana yambwiye ntabwo tujya kure n'ubundi y'iki kintu twari turiho, kuko ntabwo ari ikintu gihangayikishije isi muri rusange, ahubwo ni igihe gihangayikishije ubwoko bw'Imana. Kuko nimba tubonye ibi bintu bigenda bisatira hirya no hino, tukabona ingaruka z'ibyo tugenda twinjiramo, tukabona ukuntu itorero rigeze mu gihe cy'akarengane, navuga ngo dukwiriye gusenga cyane, ariko nyirizina nyamukuru mbwira abantu kugira ngo bitonde. Ibibaye byose ntabwo bikweho umugambi w'Imana ku buzima bw'umuntu. Ibibaye byose ntabwo bikweho icyo Imana yakuvuzeho, kuko burya indirimbo ya 15 irabanga amasezerano y'Imana uko yatanga akomezwa n'amaraso. Imana itugirire neza cyane. Rero amasezerano nimba Imana yarayaguhaye ntago azakomezwa n'amaraso y'umuntu, ahubwo azakomezwa n'amaraso ya Kristo. Nabwira abantu mbabwiye ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, ni igice cya 17 ku murongo waho wa 23. Reka tuhasome twumve ko hatubwira. Bibiliya tubwiye ngo kandi bazababwira bati dore nguriya, cyangwa bati dore nguyu, ntimuzajyeyo kandi ntimuzabakurikire. Imana itugirire neza. Aha ni Yesu watangaga impuguro avuga ubizaba mu gihe cy'imperuka. Rero abantu bategereje imperuka y'impanda, ariko ntibamenye ko ibigaragaza ibimenyetso by'imperuka twamaze kubibona. Ahubwo icyo tutegereje ni ukumva impanda yo kugaruka kwa Kristo. Aha ni igihe Yesu yarari ababwira ngo hazaza, abababwira ngo dore nguyu Mesiya, ababwira ngo dore nimuze murebaho imirimo n'ibitangaza bikoreka. Rimwe na rimwe aranababwira ngo kandi bazaba babahereza ibyo mwumva mushaka n'ibyo mukeneye. Ni mu byumva ntimuzajye. Imana yacu nitugire neza cyane. Rero hari ikintu ndi kuvuga ngo abakristo b'iyi minsi tugomba gucikaho, gisa nkaho ngewe kitajya kinezeza.